dusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Agnes arasaba Kirisa andi mahirwe yo kuganira nawe. Abana bo kwa Ruremesha bakanyamuneza ni kose. Nurunana. Ese mama ubwiyo misatsi yawe urarwana nayo kugeza ryari koko? Ngize amahirwe ahubwo uraza Sharope akira mfasha mwana wa. None se undi kare kose mama kuki utari wamamagaye ngo nze ngufashe koko? Ntuzi ko Imana yampaye impano yo gufunga imisatsi neza cyane. Ahubwo rwose unyunguye n'agatekerezo Rope. Uhereye none nguhaye akazi muri salon de coiffure yanjye. Nzareke kwiga kaminuza rero nkorere mama. Ariko se wowe uranga akazi uzakora urimo no kwiga Rope? Akazi ndakemeye mama. Kandi rwose muri iyi minsi ndakureba nkumva ndishimye. Ushatse kuvuga iki se Rope? Nyine nshatse kuvuga ko nshimisha mama. Uzi ukuntu usigaye witaho ukambara neza nkumva nyine ndagukunze mama. Mu mutima wanjye nkavuga ngo Mana naguhaye iki kugira ngo ume a beautiful and smart mom. Arawe ariko Rope Mana. Ngahirebe mama irebe. Singufungiye neza koko. Oh wow. Nice. Yimereze Rope. Allo Chris. Mwaramutse neza Agi. Twaramutse neza turashima Imana Chris. Shana bonye wambuze narindi muri douche mvuye muri sport nkuko bisanzwe. Namahoro se ko wamamagaye? Ni amahoro da. Nashakaga kumenya uko waramutse kugira ngo nkwifurize n'umunsi mwiza n'akazi keza. Merci beaucoup. Nawe ugira umunsi mwiza n'akazi keza Agi. Ariko rero nyine hari n'ikindi nashakaga kukwisabira Chris. Wakongera ko mu mwanya wawe muto cyane nyuma y'akazi tugahura tukaganira. Gusurumva umwanya nawe kwirwa koko. Ndakwemerera rwose. Ubwo igisigaye rero nukumbwira aho duhurira n'isaha. Ese waje wanje we umugore urangije akazi sinaza gufata tukazana. Oya Chris, oya rwose nta bibazo nshaka. Ibibazo? Sinshaka guhurira na Rey wawe rwose Mana yanjye oya. Ndashaka ahantu hihariye mpurira nawe twenyine. Kubishaka rwose. None se Agi. Karame. We harantu watekereje muze gufata tujyane cyangwa se tukahahurira. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Sinyanze ngamenyora. Ariko yemwe bako uyu munsi ni mwiga. Muradukanze mama. Mwambonye amenyo yanjye arasa neza. Arewe ni mpamvu rero wagiye kuyogereza mu kirahure cy'urugi. Kuyoza nyareba nibyo byiza. Abana tabaye meza se. Ngiye nkunze ukuntu mu kanwa kanjye hahumura neza mugwane. Umva mugire muve muri ayo ngayo rero mujye kwiga. Abakobwa bacu bagiye kujya babyukira mu ndorerwamo ngo baroza amenyo rwose. Yega. Ariko se mugwaneza rekera. Ko mbona uri buyakure mwana wa. Oya reka nyoze neza. Noze n'ururimi. Kandi koko batubwiye ko umuntu agomba koza n'ururimi. Ibi byatuza ni ibikira? Ubuse nzaje kwishuri kwihaniza abarimu nzakora iki? Kwihaniza abarimu se ko batoje abana bacu isuku yo mu kanwa rureme. None ese ubwo uzi ko natwe twari dukwiye kubigiraho tukoza amenyo. Mvaye ariko urahindura. Ariko si yuko hari ubwo uvugana n'umuntu ukumva umwuka w'urwagwa rwose yaraye anyoye cyangwa yagira ngo arasetse ukabona ibivuzo mu menyo. Ntazo urasebya murebwa ari sike. Hanisoni wowe se wowe iki? Dodo warayuriye n'ibisate by'ibijumba n'ibyuzuye mu menyo. Namwe muzagura uburoso rero mujye mwoza amenyo yanyu neza. Yego papa uzabugure pe. Namwe mugomba koza amenyo yanyu cyane wowe papa kubera ibivuzo. Ariko muranyumvira agasuzuguro k'uyu mukobwa? Murebwe uranyumvira koko? Uyu mwana atangiye kuvuga ngo ndewe mfite ibivuzo mu menyo koko? Ndakayitse koko. Ahubwo se ko uburoso ari bubiri mwadutije yemwe ba. Mutoni wasakantiza mugwaneza gatiza papa. Tubatize uburoso bwo koza amenyo. Mudutize. Mudutize natwe dushyiraho umuti woza amenyo tuyoze basha. Uburoso se barabutizanya.
mwarimu Umugisha yatubwiye ko buri muntu agira uburoso bwe kandi budasangirwa. Muzagure ubwanyu rero. ariko ibi ni ikira ibi ni ibyo abarimu batwigishiriza abana tubagurira uburuso umwanga kudutiza. ese wagize ngo sinkibuka Nadine? Nari ngize mu mwanya ibagiwe, niyo mpamvu nari ntangiye kuvuga ibisekuru. Weda ndakwibuka ndanibuka ko twavuganye kuri telefone. Nk'uko nabibabwiye rero ndi umubyeyi uhabwa inkunga y'ingoboka. Nanabashimiye mu gihe ntari mfite ahomba ubuyobozi bwaranyishyuriye. Yego. Ariko nk'uko muhora mubitubwira inkunga ntizahora. Niyo mpamvu nshaka gukora cyane kugira ngo nshobore kwigira. Ndakumva Nadine. Mu gushakisha uko nakwikura mu bukene rero naganiriye n'umuntu angira inama yo kuza kubareba mukambwira uko nshobora kubona inguzanyo ya viyo. Ibyo bakubwiye ni by'ayo mafaranga y'inguzanyo arahari hananyuzwa muri banki ariko ntabwo bayaha umuntu wari we wese. Ibyo ni byo nshaka kumenya muyobo kugira ngo umuntu abone iyo nguzanyo ntibicyo agomba kuba yujuje. Mbere yo kugusubiza hari icyo ushaka kubanza kumenya Nadine. Urashaka kumenya iki muyobo? Ko bizwa ndi umubyeyi wonsa kandi wo mu muryango ukennye, ko muzi igihe mwamaze munyishyurira inzu yo kubamo ndakodesha singira isambe Nyarurembo mfite abana 2 ngomba kwitaba nta mugabo ngira. Nicyo ushaka kumenya koko? Mbere ya byose ndashaka kubanza kumenya ko amakuru y'urugo rwawe ari muri systeme imibereho. Aho ni munyumvira? Systeme imibereho se kandi niyo iri bubabwire ko nkennye. Gahamo indangamuntu yawe ukiyima rero ndagira nkubwire ko systeme imibereho igaragaza imibereho y'urugo rwawe iyo watanze amakuru yawe. Hese indangamuntu yanjye ngiyakira. Kuduhamagara n'ibiki bibaye mugwani? Urashaka kuduhirinda se mwana ko mbona ukora mu gakapu kawe? Nimurirye mudakarabye intoki. Nari ndazi mfite. Nase n'icyo ushaka mu gakapu kawe? Cyangwa urashaka kutwigisha umukino gushasha? Wari uwuhe mukino ra? Baba wita kora mu gakapu kora mu gakapu. Oya yewe mutegereze gato. Nase karo duteye amatsi. Tara. Mugwane wazanye uburoso bwanjye ku ishuri. Ayo mavuta se nayi? Ntabwo ari amavuta Kingston, ni umuti wo koza amenyo. Aka Kingston urandangije. Ubu kuvavuka n'urabona umuti woza amenyo. None si wacu ko nawe uhaba. Ari nyogokuru nayoza natwe nituyoza. Ngewe rero mu gitondo nogeje amenyo yanjye numva ni byiza cyane. Twebwe rero iwacu nta muntu ushobora gusohoka mu rugo atogeje amenyo. Nibe namwe sha. Namwe ariko byahinduka. Ababyeyi banjye ntibabyumvaga. Ariko urabona ko babinguriye. Mugwane uziko amenyo yawe yahise yera we. Nishimiye ko no mu kanwa humura neza Landry. Mwega twe twigendere rero uko ni ukutwirataho. Garuka Ange. Urashaka kuniza se ngo nanjye noza amenyo mugwane? Urashaka kwitiza ibintu by'abandi utazahora ubona? Ni akazi kawe. Tubundi gutizanya uburoso n'ibyemewe Kingston. Umuntu agira ubwe bwihariye ahubwo musabwira iwanyu babagurira. Byose birashoboka. Papa ntiyabyumvaga none yemeye kungurira. Namwe rero nyogokuru wanyu yabagurira. Urabyemeye tuze kubibwira nyogokuru ntari budukubite Kingston. Yewe bya bintu n'ubufindo muyobozi we uziko ntarinzi ko systeme bere dufite twese koko. Umuntu wese watanze amakuru y'urugo rwarimo Nadine. Nkuze ko itambeshye amakuru ifite rwose ajyanye n'imibereho y'urugo rwanjye. Amakuru arimo nayo watanze pe. None se muyobo uko mubibonye nemereye nguzanyo ubu hagiye gukurikiraho iki? Mbwira muyobo. Nadine rwose ko wagira ngo surashaka gutaha uyatahanye. Bishobotse rwose amafaranga nayatahana rwose ejo kare ngashyira mu bikorwa umushinga wanjye. Amafaranga y'inguzanyo arahari nkuko nabikubwiye ari muri banki. Ariko hari ibyo usabwa kugira ngo uhabwe inguzanyo ushaka. Mu by'ukuri rero mu mezi make cyane ndashaka kuba nifashije ntakiribotegereza ubufasha ku bandi. Kuva mu bukene rero usako kanya Nadine. Icyambere urabanza ukumva ko ugomba kubuvamo bigizemo uruhare ukanabiharanira. Sinumva se tuvuga bimwe muyobo. Ngewe Nadine Ngabire ndashaka kwikura mu bukene nkoresheje amaboko yanjye kandi ngendeye ku mahirwe ahari naheraho. Ibyo n'ubundi turabyumva kimwe. Icyo tutumva kimwe ni uko ushaka kuva utahanye amafaranga kandi bidashoboka. Ariko ni gutumwira ngo sinyatahana kandi mumaze kumbwira ngo mwaribye muri systeme ibero mubona yemerewe. Ndakubwiye ngo nubwo yemerewe hari ibyo ugomba kuzuza mbere yo guhabwa inguzanyo.
ibyo sinabikubwiye. Bimbwire muyobo. Nge rwose bimbwira njye kubishaka. Umuyobozi w'umudugudu utuyemo agomba kwemeza ko utuyemo. None se aho muri system imibereho ntibigaragara ko ntuyeyo? Ni amabwiriza na de. Ushobora kuba ugaragara hano muri system imibereho ariko waraye wimutse aho wari utuye utarakosoza amakuru. Niyo mpamvu y'urwandiko rusinyweho na komite y'umudugudu utuyemo. Ntacyo u Rwanda rushaka byihuse. Ibi ni ibiki nsabwa se? Inyandiko y'umushinga wawe niba ugiye gucuruza imbuto cyangwa imboga ukabigaragaza nabyo. Ngewe se ni restaurant Chez Nadine. Iyo Chez Nadine yawe rero ni ukuyishyira mu nyandiko ugashyiraho na fotokopi y'indangamuntu yawe. Indangamuntu yanjye se singiyi. Ni nayo yatumye umenya ko amakuru y'urugo rwanjye ari muri system imibereho. Ese ubwo nuko washimira umuntu umaze kugufasha akazi nk'ako nkukoreye kiri? Cyakoze urakoze kuko imyenda iteye ipasi ni myinshi kandi ngiye burya niterera uwo ngiye kwambara. Ibintu byo kwanura imyenda yawe ukayirundanya rero kuriya ntabwo ari byiza na gato pe. Ese kureba ku isaha buri kanya ahubwo bimeze bite? Nubwo bumfashije ariko ibintu byo kugira gutyo kwitura iwanjye ntabwo ari byiza reya. Uti kikiri? Nukuri ibintu byo kugira gutya nkabona nguyeho ntacyo twavuganye ntabwo ari byiza reya. Nukuri ubu ntunguye ariko rwose. Twembi dufite telefone kumpamagara cyangwa ukanyohereza ubutumwa ukambwira ko ugiye kuza numva ko aribyo byaba byiza. Ariko se ni icyo mpisha gituma ushaka ko nkumenyesha ko nje wawe? Ibyo tubireke. Nizere ko wumvise kandi bigiye gukosorwa. Nzabikosora kuko sinshaka kongera kundakarira sheri. None se kiri wowe ntubona ukuntu umwaka usigaye utangira ugahita urangira? Gute sereya? Hari umwaka warangira utamaze iminsi 365 cyangwa 366. None se ejo bundi ntitwari kubunani we? None ndorera ndabona undangiranye nta kintu na kimwe nkemuye mu byo nagombaga gukemura pe. Ni nk'iki se wagombaga gukemura utabonye ko ukemura reya? Ibyo ngomba gukemura ni byinshi ariko icy'ingenzi kandi kinakomeye ni kimwe kiri. Nk'ikiye sereya? Kugeza umukunzi wanjye mu rugo iwacu. Ndakwinginze uzabimfashemo dushake weekend imwe tujyane iwacu pe. None se ko ntacyo uvuze kiri? Ariko sha uzi ukuntu mama yagukunze cyane. Yageze iwacu akuratira papa rero reka ntiwarura kiri no. Pardon gatoreya. Ihangane mbanze nitaba uyu muntu. Yego, ese ubwo umuntu ugiye kwitabira hiherereye n'uwahe kiri? Allo? Allo kiri, wahoze iki koko? Wanzetse ku katsi pe. Pardon. Nsabye imbabazi mbabarira agiye. Ubwo ko natashye ntegereje ngo urampamagara umbwira aho duhurira shakiri. Umubu wandumye. Ubwo ni indwara malariya n'indusabibazwa koko. Nsabye imbabazi mfukamye n'ukuri. Kuki utampamagaye koko ngo umbwire ko utari buboneke nitahire kiri? I'm so sorry agiye. Nabaye busy kandi n'ubu niko bikimeze. Nyihanganira ndaguhamagara. Sibyo? Ngo Chris mu gihirahiro arabasha kwikura rero yasajya kureba Nyesi. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye n'ikigo gihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda, mukayikurikira kuri Radio Disco wa 3 no kwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'igitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico runana kuri telefone yawe ukanda 845 maze ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:00 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana.